mavuta waryaga amamesa. Ntiwihagarareho watungwaga n'amamesa, tangiye kurya ubutejo. Amahoro y'Imana nawe kuri mwe bene data, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Muri iki gitondo dushimye Imana ko yabarinze kandi mukaba mugihumeka umwuka bazima. Izina ry'Umwami Imana rihabwa icyubahiro, reka tuyishimire. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimye kuri Imana y'igitangaza. Mpagaritse kirogoye umwanzi Satani yose yarwanya iki kiganiro, yarwanya ibyuma iyo yose tuyikubise hasi mu izina rya Yesu, kandi dukubise hasi umwuka mubi wose watuma iki kiganiro cyangwa iri jambo ryawe ritagira ububasha kubaryumva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turasaba ngo aka kanya uzatega amatwi iri jambo cyangwa se iki kiganiro mu ijambo ry'Imana kizabashe kugira aho kimushyira naho kimukura. Urakoze Mwami Imana yacu, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Nitwa Pastor Nsanzumuhire Emmanuel, ngarutse mu kiganiro ku ijambo ry'Imana. Nanone ngarutse mbaganiriza, munyemerere ariko twifashisha icyanditswe kugira ngo tuganire neza. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Reka dusome 27 byibuze dusome umurongo waho wa 45. Uhereye ku isaha ya gatandatu abubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya saa 9, maze ku isaha ya saa 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli rabasabatani, bisobanurwa ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. 47. Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo ahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku kibingo arayimushomesha. Ariko abandi bati, ba uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Amen. Dusomye amagambo y'Imana atari makeya. Hano tusanze mu butumwa bwiza bwa Matayo. Nushaka uzasoma 27 ukumirikizeho 28, uzagenda wumva inkuru zivuga ku bijyanye na Yesu. Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ariko uyu munsi turashaka kuvuga Yesu wari usuzuguritse mu gihe cye. Yesu, impamvu mvuze ngo Yesu wari usuzuguritse mu gihe cye, Yesu arimo avuka cyangwa se ategurwa kuvuka, byanditswe byari byaranditswe ngo nawe Betelehemu, ngo nubwo uri muto mu midugudu y'Ubuyuda, ngo nawe uzabyara umwami. Uvuga ngo Betelehemu cyangwa se Betelehemu yari imwe mu midugudu itatekerezwaga yuko ishobora kuvamo igitangaza cy'Imana. Kabiri, Betelehemu cyangwa se Inazareti, Betelehemu y'Inazareti cyangwa se Inazareti y'Betelehemu, aho hose byagaragaraga yuko hadashobora kuva ikintu kizima, ariko havuka umwami. Haleluya. Iyo Bibiliya ivuga ngo nubwo uri muto mu midugudu yose, n'ahantu abashakashatsi batubwira yuko hari hasuzuguritse cyane, hari hagayitse cyane aho hantu Betelehemu, Nazareti, muri iyo midugudu. Mbese byagaragaraga yuko nta kintu cyahava, kuko na Natanayeli ubwo Filipo yamurarikaga yaravuze ngo ariko uwo nguwo umbwira si Yesu w'i Nazareti? Ndaramubwira ngo nibyo, ni Yesu w'i Nazareti. Ndaramubwira ngo mbese Nazareti hari ikiza cyavayo? Nshaka kuvugana nawe. Haleluya. Amateka yawe yaho ukomoka atandukanye n'amateka y'Imana ikuvugaho. Amateka yawe yaho uvuka bitandukanye n'umugambi Imana igufiteho. Imana igufiteho umugambi muremure cyane uruta uw'abantu bari gutekereza. Imana igufiteho umugambi. Nubwo uvuka i Nazareti, ariko imbere y'Imana uri umwami. Byanditswe biravuga ngo ahera hatabutsemo kabiri, ngo buri muntu wese yigerereyo. Sobanura ngo
kuba warabashije Yesu yarakoze igitangaza akatubera igitambo kizima, ahera agatabukamo kabiri, akaba aka kanya wemereye gutelefona mu bwami bw'ijuru bakakumva, ukaba wemereye koherezaho mesaje yawe ikadepozwa, ukaba wemereye gusaba icyo usabye bakakiguha, bisobanura ngo urakomeye. Nubwo uvuka hano hashushanyije nk'i Nazareti, bisobanura ngo urakomeye nubwo amateka yawe atazwi neza. Ndagira ngo mvugane nawe, icyaro cyawe uvukamo n'amateka yawe ni ahantu hari hasuzuguritse. Mu yandi magambo ntiwakabaye uzwi, ariko Imana y'amahoro yatanze Yesu Kristo, yateguye kugira ngo uzamenyekane. Aleluya! Nicyo gituma mvugana nawe muri iki gitondo nkubwira ngo amateka yawe ntabe ayo kuguheranisha n'agahinda. Amateka yaho ukomoka n'inkomoko yawe ntibiguce intege, kuko iyatumye ahera hatabukamo kabiri izatuma nawe izina ryawe rimenyekana. Erega irya Yesu naryo ryashidikanywagaho, mu b'ibyo bihe ryashidikanwagaho, ndetse naho yavukaga naho bavugaga yuko ari ahantu hatemewe, mbese hadasobanutse. Imana idufashe cyane. Sobanura ngo rero Imana igihe cyayo kigiye kugera kugira ngo imbaraga zayo zigaragarire kuri wowe, kuko hera cyane hatabutsemo kabiri ngo wigerereyo. Ikindi kintu wabonye cyangwa se gikomeye wakiriye ni uko wahindutse umutambyi, wahindutse umuntu ukomeye, wahindutse umuntu ukomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo wari kuzamenyekana, ariko Yesu yatumye umenyekana. Ntabwo wari kuzaba umuntu uzwi, ariko Yesu yatumye umenyekana. Ntabwo wari kuzitwa umwana w'Imana, ariko Yesu yatumye witwa we. Ntabwo wari kuzitwa umwami, ariko Yesu yatumye witwa umwami. Mbese ntabwo wari kuzagira icyubahiro, ariko Yesu yatumye ugira icyubahiro. Imana y'amahoro idufashe kumva ibi bintu. Mbese Yesu uko yasuzuguritse mbere atarahabwa iyo ntebe, ni nako nawe agiye kukuzamura aguhesha intebe. Naho mu muryango baba bagusuzugura, naho gakondo y'iwanyu yabigusuzugura, ndagira ngo nkumenyeshe ko amateka yawe agiye kuzahinduka, kandi icyubahiro kizaba icy'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ashimwe. Yesu kwa guca bugufi no kuvuka ibyo bidasobanutse, no kuvuka ashidikanywaho, ubigereranye nuko nawe waje kugira ngo umenyekane cyangwa uvuke, nawe washidikanyijweho. Bakwibajijeho, baravuga ati uyu muntu ubundi aje ate, uyu se amaze iki, mbese bakuvuga byinshi. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, nubwo uri kubona bihagaze bityo, nubwo uri kubona amateka yawe atazwi, nubwo uri kubona utera haleluya ntihagire uyikiriza, nubwo uri kubona ucuruza bikanga, nubwo uri kubona wavukiye ahantu nta modoka iriyo, nta warangije kaminuza uriyo, nta muntu wize uriyo, nubwo uri kubona amateka yawe atazwi, ariko nawe uzamenyekana. Nubwo uri kubona icyizere cyawe nta gihari, ariko nawe uzamenyekana. Mva nkubwire, wowe ureke kwica intege kandi ureke no kwiheba. Byanga bikunze uzamenyekana, kandi niwamenyekana hari ibintu bizasobanuka ku buzima bwawe. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana y'amahoro irusheho kutwumva cyane. Imana igushire hejuru. Umva mvugane nawe, ntabwo nzi amateka yawe aho ukomoka, ko birashoboka yuko aho ukomoka utangiye kubona televiziyo buno bushya. Aka kanya ari gutangiye kureba televiziyo, nta televiziyo yabaga iwanyu, nta telefoni yabaga iwanyu, n'inkweto utarazambaraga. Ntabwo mbizi niba utabibonye buno vuba, ariko mfite amakuru yuko mu Rwanda rwo hambere ibyo bintu bitari bihari. Ariko kuko wavuzweho n'Imana, kubera yuko Imana yaraguteguriye ejo heza, ubu ngubu Imana yaguhaye access yo kubasha kubona ibyo bintu. Ubu nawe iyo utambutse witwa Patro. Subiza amaso yawe inyuma, urebe iyo wakomotse, urebe iyo wavuye, urebe uko wari ubayeho, urebe uko waryaga, urebe amavuta waryaga amamesa. Ntiwihagarareho, watungwaga n'amamesa, tangiye kurya ubutejo bundi. Ayo yose ni amateka Imana yagiye ihindura. Ariko urebye ahantu wavukiye, inyama waziryaga ku bunani, ukarya inyama kuri Noheli, kuri Pasika niho mwabagaga. Ndagira ngo ubyibuke neza, niyo waba warageze i Kigali, niyo waba uri mu mujyi, ariko wibuke ko iwanyu ibyo bintu ariko byagendaga. Ariko Imana ntiyemeye kuhera aho hantu, iremerera iragukora. Uri umubyeyi wiyubashe, uri umubyeyi urya inyama uko ubishatse, wambara uko ubishatse, wambara inkweto uko ubishatse. Ariko hambere ubitekerezeho, niko byari bimeze. None Imana ubwo ntiyakoze igitangaza ku buzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe ngo amen. Niba yarabashije gukora ibyo mvuze,
ibindi bisigaye uyu munsi biba ari minerivare wabuze, niba ari uburwayi ufite utekereze ko nabyo yabishobora, kuko iyo akoze biriya bya mbere n'ibi ngibi yashobora kubikora. Kandi ikindi cya kabiri, hari ikindi kintu utarasobanukirwa, uri uw'agaciro. kuba uri uw'agaciro ni uko ufite telefone ihamagara mu ijuru. Bandi bantu bagira telefoni zikomeye, reka tuvuge wenda abantu bo mu isi. Umuntu wo mu isi ufite telefoni ya perezida aba akomeye, iyo amuhamagaye aramubwira ngo ibi n'ibi mu mudugudu byacitse, ako kanya agahita ahamagara meya ati reba ikibazo uyu n'uyu yagize. None wowe ufite ihamagara mu ijuru, ndagira ngo mvugane nawe, uhamagare mu ijuru ubabwire ikibazo ufite, ubabwire ngo amateka yanjye maze gutekereza neza, nibutse ko yari atazwe, nibutse ko uyu munsi mfite agaciro gaturuka kuri wowe, nibutse ko uyu munsi mfite intebe ituruka kuri wowe, nibutse ko nsigaye telefona, nibutse ko nsigaye nambara inkweto uko nzishaka, nibutse yuko iwacu twaryaga inyama kuri Noheli no kuri Pasika, none uyu munsi nkaba nzira igihe mbishakiye. Nibutse ibyo byose bitumye nibuka ko ndi umwami, Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi ndi igikomangoma cy'umwami. Numara kumva kuri igikomangoma cy'umwami, birahita biguha imbaraga yo kumenya icyo uri cyo. Iyo umaze kumenya yuko uri umwana w'Imana, umaze kumenya ko uri umwana uri igikomangoma kuko uturuka ku bwami, hari ibindi bintu uhindura. Hari imigendere, hari imivugire, hari imitemberere, hari imirebere. Bundi umwana w'ibwami agira ukuntu areba, agira uko avuga, agira uko aganira. Umwana w'umwami hari ukuntu abasaba. Rero kugira ngo ugerageze kugira ukundi kuntu uhindura mu myizerere yawe, wongere wumve kuri uw'agaciro, nubwo uvuka ahantu hashidikanywaho, nubwo amateka yawe ashidikanywaho, nubwo abantu bagushidikanyaho, nubwo bakubona n'imodoka bakavuga ngo uriya ni mwene nde, ese iyi modoka yikuye, iyi etaje yikuye, ko atizi, ko amateka yabo tuyazi, ko iwabo byari bimeze gutya, ko iwabo free de bar. Mbese aho bakuzi hose urahazi, niba ari mushubati, niba ari mbese simbizi, muri bya byaro by'iwanyu urahazi aho wakomotse, wowe urahazi, wowe uri kunyumva. Bigereranye nuko Yesu yaje, amen, nawe batamwemera, barangiza bakamwemera nyuma, amen, ariko babanje kumubwira ngo i Nazareti nta cyiza cyagira guteye cyahava. Numara kumenya neza rero ko nawe icyo cyaro cyanyu wakigereranya ni Nazareti, ukakigereranya nuko nawe bagupinze, ni nako bapinze Yesu, ugahita wongera ukiterura ukizamura, ugahita umenya yuko uri umwana w'igikomangoma, ukamenya yuko uri umwana w'umwami. Biraguha imbaraga. Nibimara kuguha imbaraga, biratuma utangira kumenya gusaba no kubohoza, bituma Imana watindana nayo igakorana nawe ibikomeye. Imana y'amahoro nitugirire neza. Reka rero dushime Imana muri aka kanya. Imana nitugirire neza mu izina rya Yesu. Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimye kuko ukomeje uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mukomereza amaboko, yongere yigirire icyizere, yibuke yuko nubwo na Yesu yasuzugurwaga akagawa, ariko yageze aho umwami. Yibuke ko aho yakomotse nawe bamusuzuguraga, ni wabo bahasuzuguraga, ndetse n'igisekuru cyabo bagisuzuguraga, ariko uyu munsi akaba ari uw'agaciro. Bimutere guhaguruka ajye gushima mu izina rya Data wa twese n'ry'Umwana n'Umwuka wera, amen.